ikoti ariko Imana ishimwe amen Imana ishimwe cyane kiziho bikanzu yahageze ngo yaje kwera ubuzima nari mpagazemo ikoti irahari iyo ntanga ubuhamya nitwaza ibikoresho iyo ntanga ibihamya amafite ibihamya bigaragara uko Imana yagize neza haleluya iri kote ndashaka kuribera ko gatoya Imana indwa amateka niba ngo nzakugira neza ngo nzakwambika uzajya uhage uzo Imana izabikora nk'Imana ibyo ko dukundira ingana ni ikote rinini cyane ringera ku maguru nashaka mureba hangana ikote nambaye ndumuvuga ubutumwa horera Imana mvuga Imana iri kote rigera bene ku maguru rinini cyane narivuga abantu bategose ko aravuga iki nabanga Imana iratabara no kanseka ariko uyu munsi nashima Imana indwa amateka haleluya rero tuvuga Imana twabo ikaze Imana nk'ipimo gatoya muri ukuntu ikote rigera ku maguru ni ikote rinini cyane niyo musego kandi munsi nabyibushe ubu rwose nabaye munini cyane ibyo byariyongereye Imana yagize neza Imana ishimwe reka ziri kote ndyambaro gatoya murebe Imana ishimwe cyane Imana ikora ubukwe hari batsinda nanjye biremera nkata umutsima itakeke bigenda neza itazi eshanu rwose murazi imbe nago muzi nani muzi simuzi nabonye aziza kusengera iwacu mbona adekwe neza biremera apu ndabana Imana ishimwe ngenje ku mutsima mvuga ati n'ubundi turava kwifotoza dutanu umugeni waje tumwe kafatwa kamwe twitahira bane byose byestaye hari yabimeze neza vango Imana kubonye kuri iki uri Imana yumwe ko uri Imana neza rero Imana irasoza naga Imana ibesha Imana ishimwe dire n'uyu muzungu dore nguyu ayo muzungu dore nguyu rwose uyu muzungu niwe twigishaga iri shuri iyo turaryiga kuko ibaba ngo umwana wanjye uziga muri Kenya uzicana n'abazungu sinabyemeraga amaga bikomeye ariko Imana yo mu ijuru iratangaje Imana iratangaje ivuze irasoza naga Imana ibesha turashima ko ari Imana atabesha rero yivuze irasoza rero ubuhamya n'ubuhamya burebure Imana yamaye ijambo abavuze ngo nago nzabyara bitewe ukuntu naganaga uyu munsi narabyaye mfite abana batatu abahungu babiri n'umukobwa umwe kubera Imana ngo Imana ivuze ngo uzabyara Imana ivuze ngo nzakugira neza Imana yabikora rero iyo tuvuga Imana ushaka urambana kugubuhamya tuzagaruka ikingiye tutanga ubundi buhamya Yesu nashime cyane ariko kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere Imana ishime cyane Irembo ryera TV reka tubasuhuze mwe mwese mudukurikiye bakunze Irembo ryera TV tubifurize ibihe byiza aho muherereye hose ariko kandi tunavuge ngo wowe se wumva unaniwe ucogoye cyangwa se uryamye ndagira nkubwire ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyakongera gushibuka iyo kimaze kumva amazi muri uyu mwanya uraza kumva ijambo uraza kumva ubuhamya umutima wawe urongera guhembuka maze ukomeza urugendo erega aho tuva ni habi ariko aho tujya ni heza hari ikiganza ndi kubona imbere yawe kiri kuguhamagara kikubwira ngo gira ibyiringiro kandi ndumva ijwi rikomeye cyane rikubwira ngo ntutinye Imana ihagararanye nawe reka rero tukwifurize umugisha bwa ubuhanuzi twari duhawe bwawe ariko kandi dusuhuze abantu bari muri Canada hari abari mu Bubiligi hari abari hano muri mujyi wa Dubai Bujumbura inshuti zacu ziba hano kwa Sioni hari abategera imodoka muri iriya gare yaho hari inshuti zacu cyane ariko abari Congo Brazzaville batubwiye ko bakunda Irembo ryera ndetse bari kurikira 5/5 ariko inshuti zacu ziri hano iminembwe nazo zaravuze ati turabakunda abanyakigali bo n'abantu bacu bo kwifishi mbakundira ibintu byinshi cyane kuko mwadufashije kwagura ubwami bw'Imana ukoresheje like yawe ukoresheje comment yawe byadufasha amaboko bituma natwe twumva tunezerewe nkuko rero mu kazi keshi dufite mw'iki gihe cyo kwamamaza ubwami bw'Imana niho Irembo ryera ryanyarutse risura umuntu ukomeye n'umuhanuzi n'umuntu ufite ibintu Imana yamukoreye ndagira ngo nkubwire ngo n'umuntu uzi kuvuga kandi akavuga Imana rero mbere yuko wenda musengera kugira ngo akomeze ndagira ngo nkwibutse wowe utari wakora subscribe
ukaba utari wanakora wenda na komenti, wenda unyuraho ukigendera, uyu munsi tukugirireho umugisha maze byose ubikore usangire umugisha hamwe natwe. Ibyo rero turagira ngo nizeye kubikora kuko no mu ijuru tuzabanayo. Ikindi twavuga, reka dusabe umutumirwa wacu, abakubona baribaza ngo ninde kandi nuwa hehe, reka atwibwira amazina yiwe. Nakoze cyane, Yesu ashimwe. Nitwa Nsirwa Jean Dodier, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana batatu, yabongoye n'umukobwa umwe w'ikinyinya, nkameze mu itorero rya DPR ibatsinda Paruwasi ya Gasafi. Yesu aduhana umugisha. Ntabwo duteba rero ku irembo ryera, duhita turyinjiramo riba rikinguye, cyane cyane kubizera ntibidusaba kondisiyo nyinshi. Ndagira ngo dusenge hanyuma twumve iby'umwuka yaduteguriye. Mana, turagushimiye kugira neza kwawe kwishi, kandi neza yawe si ya none ahubwo irasanzwe. Ntabwo ari ubwa mbere ugira neza, nta nubwo uri Imana ibyiga, ahubwo usanzwe ubikora. Reka rero tugusabe, tuguhe ikazwe muri twebwe muri iki kiganiro hamwe n'abadukurikiye bose, kugira ngo icyo ushaka n'icyo ushima kibe kandi tucyumve. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Karibu umukozi w'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana ryo twifashisha mu buhamya tugiye gutambutsa. Luka igice cya mbere 37. Luka igice cya mbere 37 45. Reka dusome kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. 45 yavuze ngo kandi ahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiye n'Imana bizasohora. Amen. Imana ishimwe cyane. Banyabwange uri mu bice bigiye bitandukanye, ariko ndashaka mvuge ko atoka ijambo ry'Imana ubundi mitinja mu buhamya, kuko banyabwange bumeze nk'ijambo ry'Imana. Ni ngombwa kugira ngo n'ugiye gutanga ubuhamya ubanze unasoma ijambo ry'Imana nk'umuntu umwigisha, umukozi w'Imana, kuko ujya utanzanye nta jambo ry'Imana ujya nta guhamya buba bumeze neza, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ari ni ijambo ry'Imana. Yo ni Mariya. Mariya avuga ngo kuko marayika amuvuga ngo kuko Imana ivuga ngo rihere. Rero nshaka ko tuba gato ku ijambo ry'Imana, kandi gato cyane tugatangira kwinjira mu buhamya Imana dukuye, kuko Imana igera neza, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ivuga ngo rihere. Abantu ushaka kuvuga ijambo rigahera. Umuntu avuga ngo nzakugira neza, ntakugire neza, kuko ni umwana w'umuntu. Ariko Imana ivuga ngo nzakugira neza, ivuga ngo kuko iwe ngo ijambo nakubwiye. Imana y'ijambo ivuze ntabwo iyo irarisoza. Ijambo ivuze Imana ko yane kose Imana gutera risoza, kuko ari Imana ifite iki imbaraga, kuko ari Imana atabesha. Imana ishimwe cyane, kuko ari nta jambo ivuga ngo rihere. Imana ivuga ngo rihere. Imana ubwayo ivuga ngo rihere. Imana ishimwe. Avuga ngo hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiye n'Imana bizasohora. Imana ishimwe. Mpamvu turahangaha turavuga imbaraga z'Imana, nuko hari ibyo Imana yakoze ku buzima bwacu, nuko hari Imana dukuye ku buzima bwacu. Niyo mpamvu turavuga imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Tutafite ibyo tuvuga ntabwo twavuga. Tutarize ishuri ry'Imana nta kintu umunsi umuntu yavuga. Ariko hari aro twaciye, hari twanyuze yatandukanye, ariko Imana ngo mwana nzakugira neza, nzaguha ijambo, nzakwereka. Niyo mpamvu uyu munsi duhagaze, uyu munsi turi imbere ya kamera tuvuga imbaraga z'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Reka nkubwire, ije Imana yavuze nubwo washimye akimigana gute, Imana risoza. Ije Imana yavuze nubwo waca mu buzima bukoye cyane, mu buzima bukomeye cyane bwa kato, ije Imana yivugiye ubwaryo, Imana risoza, kuko ari nta jambo ivuga ngo rihere. Imana ishimwe cyane. Reka tuvuge ku banyo gatoya, gatoya Imana dukuye. Ni burebure cyane ko tubaca muri make cyane. Tuvuga ubuhamya bw'ubuzima, ubuzima umuntu aciyemo. Anjye mubona ahangaha navutse mfite ikibazo gikomeye cyane. Navutse mfite ikibazo, nakuze mfite ikibazo cy'ubumuga, ubumuga bw'amaguru. Amaguru navutse mfite ikibazo munsi y'amaguru yanjye, ngira imyaka ine ntazi kugenda. Munsi y'amaguru nyarwaye ibintu bimeze nk'ibibyimba, kubera impamvu y'uburwayi nari mfite. Nakize mu myaka 8, mfite imyaka 8. Nakiriye ahantu bita muri Kongo Igoma, none nakiriye
arona ninjiye mu kigo cy'imfubyi ari abantu banjyanye mfite imyaka 4 abazungu baramvura banyito baramvura bavura by'ibisebe byanjye baramvura neza bikanagura bavanamo amashyira byose bakuramo ubundi bashyamo imiti ndakira menya kugenda aho ngaho ni cyicaye Imana yankoreye gikomeye cyane kuba umuntu utazi kugenda ufite munsi y'amaguru ariko Imana ikakwesha abantu kuko Imana ifite inzira zenga igihumbi yacamo Imana ikesha icyubahiro Imana irangiza navuye nanga mu Rwanda mfite ubumuga aho ngaruka mu Rwanda mfite ndi muzima mfite imyaka 8 ndi muzima aho ngo na ahantu hambere Imana yankuye cya kabiri navutse naho mfite imyaka namiye kuvuga nkuze kuko ngiye nakuze ndi dimanga cyo kududimanga navuga ijambo se ryumvikane neza kana kweraga ni Imana azi kuvuga neza navuga ijambo ryumvikane neza ariko ukanga ngo mwana wanjye nzagwa kuvuga uzamya kuvuga ikabimbwira ariko nkabyakira aho nkajya gushidikanya muri ngiye ese ko ntazi kuvuga mu miryango yanyu ko bayita umuntu wa ntakigenda niswe amazina menshi cyane muri famille bahise amazina menshi cyane bitewe n'ubuzima nagiye ncamo bugiye butandukanye kuko nahawe n'akato muri society magakato no mu muryango hano mvuka mwana mvukamo batowe nta kintu uzimarira wowe zafuri imbwa ako nashima kate Imana tera nkuko abantu bareba kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere haleluya Imana ishime cyane kuko Imana ivuga ngo nzakugira neza ntago Imana imeze nk'abana b'abantu Imana imeze nk'Imana ikora nk'Imana Imana ishime yena imeze nka Mose uko Mose yahamagawe atazi kuvuga adidimanga ndetse bakwesha Aroni akari umusemuriro nanjye mu buryo nanjye nari imeze nawe nzi kuvuga neza ndetse Imana mamagara n'abaterekari bose Imana ufite abantu bazi kuvuga neza ufite abantu bazi kuvuga neza bari sharp naho ngewe ntago nzi kuvuga rwose Imana turanya abandi bantu bagukorere kuko ngira ngo byashoka irama ngo hari ahantu nagukuye hari ubuzima waciyemo ukiri mutoya ugomba kuzabwira abantu ukubaka abantu nakuze n'ababyeyi bari ntabazi ko ntago mbazi mwafikiye nakane ntago mbazi ababyeyi mwana imfubyi nta munyitayeho nkura mbabaye nkura mfite agahinda ko mutima nkura mfite amarira ntaseka nishima ariko muri na Yesu maze kwakira Kristo n'umukiza arangwa ngo nzagusetsa Mana ishime cyane ngo ababyeyi bati ibyo banyo tagukoreye ibyo inshuti zagukoreye ibyo ngitagukoreye Uwiteka nzabikora nk'Imana uri umwana wanjye Mana ishime cyane mbita numva muri ngewe najya gusengana mu cyuma kango ikabo ngo mwana wanjye nkumva ndahumurijwe nkumva nubwo nafite ababyeyi ko mfite Imana nkumva mfite umubyeyi ukomeye cyane haleluya ngiye nakumvugo y'Imana kango nzakugira neza nzagwisha numva bidashoka harajya kubwiriza bakabatera ko se ubundi avuga iki uriye ubundi aravuga iki ubundi umuntu avuga no hajya nk'ahantu ute n'uwene umuntu anumiye akama ijambo gato navuga bati wa muntu ujya afite ijambo kuko Imana ivuze ngo nzagwijambo igwijambo nije mu buzima bwe cyane wenda ndaza gutanga wenda ubwo gato wenda urugero ufite amafoto nije mu buzima bukomeye cyane no gwaga akato muri society ndetse no miryango inzira iranyica ndasonza nije mu buzima bwe nambara ubusa nije mu buzima kwambara ubusa umuntu asengeye atwitera mwati rwose amaze kubyara ati mukozi Imana ndashaka gwikoti shagwa costume ndabate rwose Imana ishimwe ngiye mu rugo amikote rigira ku maguru ikote rigira bene ahangaha rinini cyane undarifite rikote ranze kurita uko amateka yarahindutse sinyango y'amakote manini Imana amakote yarayazanye Imana yambaye imyenda nsigaye nambara neza ariko ngo nzakwambika simbyemere kabane rwose Imana akunda ngo nkomeze mu rugendo wenda nacika intege ariko rwose kwambara ntago bizashoka ariko uyu munsi tuvugana uyu munsi Imana yahinduye amateka haleluya iyo kote bagise amazina abiri bahise kizibaho bahita nabikanzu kuko cya kinini cyane najya gufata kizibaho yahageze ako nkabasi kizibaho nindi kumi nige bavuze bikanzu yahageze bitari iryo kote ariko Imana ishimwe amen Imana ishimwe cyane kizibaho bikanzu yahageze ngo yaje kwera ubuzima nari mpagaze ikoti irahari iyo ntanga ubuhamya nitwaza ibikoresho iyo ntanga ibihamya amafite ibihamya bigaragara uko Imana yagize neza
haleluya. Iri kote ndashaka kuribera ko gatoya. Imana indwa amateka. Niba ngo nzakugira neza, ngo nzakwambika, uzajya uhage. Uzo Imana izabikora nk'Imana. Ibyo kote ukundira ingana. Ni ikote rinini cyane, rinini cyane. Ringera ku maguru. Nashaka ko naryambaraho gatoya iri kote. Mureba hangana ikote nambaye ndumuvuga ubutumwa horera Imana, mvuga Imana. Iri kote rigera bene ku maguru rinini cyane. Narivuga abantu bategose ko aravuga iki nabanga Imana iratabara no kanseka. Ariko uyu munsi nashima Imana indwa amateka. Haleluya. Rero tuvuga Imana twabonye. Kaze Imana nk'ipimo gatoya muri ukuntu ikote rigera ku maguru ni ikote rinini cyane. Niyo musi yagurika kandi musi nabyibushe ubu rwose nabaye munini cyane ibiro byariyongereye Imana yagize neza. Imana ishimwe. Reka ziri kote ndyambaro gatoya murebe abazakwikira amatwi. Nuko nambaye iri kote urako ari amakoti abiri. Kuko ntabwo rinkwira n'ubundi. None ryanze kunkwira. Ariko icyo gihe mbese nari narumye mfite ibiro 35. Ariko uyu munsi ibintu byarebe sigaye nabyibusha ambese sigaye nabyibusha kubera Imana. Oni iri kote ubwabyo reka mbandi ifunge nambwiriza narifunze neza. Kuko nari mfite n'ishati igira ku maguru ni cyane nkayitebeza nayo. Ni nambaye ishati neza baranseka. Ubundi nkatebeza. Oni iri kote aruringera ntabwo narundi rankwira. Kaho nabyibushe rwose amateka arahindutse. Imana iri kote ukundira ingana. Rero dutanga ubuhamya Imana igira neza. Ni iri kote namaga kera cyane ku munsi amateka yarahindutse. Imana ishimwe. Iyo tuvuga Imana rero tuba twabonye ikimagazi iki z'Imana. Imana ishimwe kuko ari nta jambo ivuga ngo rihere. Imana ishikana yirwa. Haleluya. Ibyo Imana kubwika izabisoza. Niba ari Imana yavuze izabikora. Niba ari ngo nzakujyana neza Imana izabikora. Ntago Imana ibeshye cyambere kuba murongo neza urindira Imana neza. Uko Imana igira neza. Imana ishimwe. Ari kote ningi namaga nyine ariko icyo gihe nari rwose nari muto cyane. Ari tankwiro nungu nandyambe nahanga kururingana urako gira gutwikira. Icyo gihe njyaga bene hanga akumoko kwanga nundi jyaga gucebe nawe ucyo kuryo ubunabaye munini ndabyibuha nuko nyine kubera Imana nuko bimeze. Iri kote nyamaga kera niyo tuvuga Imana tuvuga Imana twabonye. Ariko ntiryasumbaga ipantaro rino kote. Ryasumbaga ipantaro urumva cyageraga hasi beba cyane kuryo tuba mu rusengero akabati uri hano umudayimoni n'umuntu bikabacanga. Imana ishimwe n'ukuri pe. Imana iratangaje. Rero nubwo buzima reka ikote nivanemo nyango mahereza urugero. Urugero mbandi utambutse yango tuvuga Imana twabonye tuvuga Imana twibonishe. Iri kote ngiryo. Rero Imana ishimwe cyane kuko ari nta jambo ivango rigiye gute rihere. Imana ishimwe. Ivuze ijambo Imana gute irasoza. Imana habe none kanjiye mu buzima nambara ikote nandi umusaza. Abantu banzi nashaje ndi umusaza Ndimuzehe narunamye kubera ubuzima. Ubundi nzahera kwica ugasaza ubundi. Ubundi abaho nonzwe nivuga butumwa bategeka yo kuvuga Imana hano. Nyega friti nge ku muceri kubera Imana. Kubera ubuzima n'imagaze mwateka uyu munsi yo kurya bijyana iminsi ibiri mu ndo. Kubera ubuzima. Ndunama ndasaza ndunama neza. Imana ishamwisha amwe mushize mu ishuri yitwa ikibazo. Uzaba ikibazo uzaba ikibaho. Uzanukira abantu bazakwinuba. Nge byambayeho. Ariko uyu munsi nashima Imana ko yaba ngo nzakugira isubizo nugura ikibazo nyuma yaho nzakugira igisubizo nzakuvanamo iki igisubizo. Ndashima ko uyu munsi haleluya Imana yagwimbako Imana yagize neza. Ngo uzakora ubukwe simbyembere hamati rwose Imana ubukwe rwose simbushaka nta kareka simbukeneye. Ariko Imana iratangaje. Imana ivuga ijambo igasoza. Nubwo ni musaza nashaje Imana aje ko mafiance biremera kubera Imana. Wa mudamu wanjye ni rwose ni munini cyane kubera Imana. Amateka yarahindutse anyima ndi umusaza biremera kubera Imana. Imana ivuze ngo nzakora ubukwe Imana arabukora. Nakoze ubukwe nanjye byancanze ko Imana ku finale. Imana itama ku buzima bwanjye kuko navuga ngo nzakora iki ubukwe. Imana irabikora iba hari batsira bigenda neza kubera Imana. Ubwo nimo nibuta cyane nshagura nyine kubw'ubuhamya. Ariko mbabwire ngo Imana ikora ubukwe. Nufite nawe uvuga ngo Imana kubwiye ubukwe Imana izabukora kuko ifite inzira za naye ndi umukene naye ntacyo nari mfite ariko Imana haleluya Imana aciye mu bantu. Mbabwire ngo ntabwo Imana izaca mu nyamaswa. Imana izangira mu bantu. Imana iri muri mugenzi wawe.
Imana ishime cyane. Imana ikora ubukwe hari batsinda nanjye biremera nkata umutsima bita keke bigenda neza. Itazi eshanu rwose murazi ntago muzi nani muzi simuzi. Nabonye aziza kusengera iwacu mbona adekuye neza biremera. Apu ndabana Imana ishimwe. Ngenje ku mutsima mvuga ati n'ubundi turava kwifotoza dutanu umugeni waje tumwe kafatwa kamwe twitahira bane byose byestaye hari yabimeze neza vango manda kubonye kuri iki uri Imana yumwe kuri Imana neza rero Imana irasoza naga Imana ibeje Imana ishimwe. Rero kunamuka rero uyu munsi mbona gucemeza guce nabyushye ndimo ndunamuka ndimo ndunamuka 2020 nunamutse ngewe nejo bundi nagari kera maze umwaka umwe wenyine nunamutse ubundi kuva 2019 2020 nunamutse namakwamba agashati biremera kubera Imana ubundi semaga amashati baganamba amakoti ariko umunsi yo bishatse namagashati naba kubera Imana ivyo ngo nzakugira neza Imana yabikora. Rero naje kunamuka Imana ngiye gukuramura irabikora 2020 ibigenza neza utuvuga nisa tuvugana yamwe ngo nzakwiga muri Kenya simbyeme kwiga muri Kenya Kenya ko nta muntu mpazi hari umazanye gusa ahantu mu butayu ndimo ndisengera Imana arambwa ati Imana za kujya mu gihugu cya Kenya ndamwe ntago bishoboka rwose nuvuga ngo Imana inkomeza ariko nawe ushaka kuvangira bitewe n'ubuzima nayo impagazemo naye naburaye ngiye naburaye ahubwo ngo Imana kujya muri Kenya nambe ibintu bya ku maguru ndamwe ni rwose Imana mbere ko injyana muri Kenya nibanze ngaburire nibanze nyambike ubundi nuko nyine ariko uyu munsi tuvana isaha munsi yivuze ngo uzagenda kwiga navuye kwiga muri Kenya mufite certificate mpuzamahanga international niyo ndayibereka Imana ishime cyane kuko naga Imana ibeje byaremeye rwose niyo nibayituze certificate nituzane nibereke irimo ngaho Imana ihabwe icyubahiro haleluya. Yivuze ngo uzicana n'abazungu twari ntago nize meshi ariko kubera Imana ndanya ni defanda kubera Imana nkavuga Imana nkidefanda nyine nazane hanga rwose kubera Imana tuvuga imagazima tuvuga iby'Imana ikora Imana ishimwe. Iyi ngiyi ni certificate yo mu gihugu cya Kenya navaye muri Kenya mvuye kwiga muri Kenya kubera Imana nabimwe ngo uzakwiga muri Kenya Imana yabikora kuko ntago Imana ibesha 2020 mbere ya covid naje muri covid aratangiye ariko ndiga ndarangiza ndaza kubera Imana nubwo nagiye mu kato nakagiyemo ariko imizi 14 ariko nakagiyemo kavamo Ndimuzehe wameze neza. Certificate ngiyi mu mpuzamahanga international umuntu atwishaga ishuri mu ya Philippines dore n'uyu muzungu dore nguyu muzungu dore nguyu rwose uyu muzungu niwe atwigishaga iri shuri iyo turayiga kuko imabanga umwana wanjye uziga muri Kenya uzicana n'abazungu sinabyemeraga mbaga bikomeye ariko Imana yo mu ijuru iratangaje. Imana iratangaje ivuze irasoza naga Imana ibesha turashima kari Imana atabesha rero yivuze irasoza. Rero ubuhamya n'ubuhamya burebure cyane ariko Imana ivana kure cyane kuko ari nta jambo ivanguye gute rihere Imana ishimwe cyovuga nkuko ukomeza ngo arakomeretse we nikomeye bitandukanye ariko uyu munsi Imana yakomora Imana yakugira neza kuko Imana yacu ni Imana igira neza ni Imana itabara kugiye cyane ushaka kuri muzomeza nk'ubwange wenda gukora imaze kera narunamye kuko agiye umuntu yinjira mu buzima gasaza bakibuta mu cyecuru naye bayise muzehe bakora ngiye bwiza ahantu majyepfo ngiye kuvuga hari Imana bakunda umusore abantu baraseka bavuga ngo umusore abantu baraseka ati rwose uri umusaza bose byarangiye ati nukubesha ariko nyine nandi umusore ariko bitewe n'ubuzima nimagazemo igicunda nimagazemo bangise muzehe ko kunde narunamye ariko uyu munsi Imana agize neza ni Imana yunamura ifata umuntu Imana ikamwunamura ikamufata ikakunamura ikakuvuga ngo nzakugira umusore Imana ikabikora. Uyu munsi wo ndimo ndinjira mbese ndimo ndibura mbese icyo cyo kwiburura haleluya ndimo rwose ndibura kubera Imana ndimo yambaga gato kubera Imana kandi ahubwo ndimo ndakura ngiye ariko kubera Imana nibigenza gake ikugira mutoya ivuze ngo nzakugira muto rero uzongera ugira umubiri mutoya ni Imana ikora. Anafite iminkanyari mu maso myinshi cyane amatama arahombanye n'amaso ngira kubera ubuzima ariko uyu munsi Imana agize neza. Rero Imana ihemba neza
Imana ihemba neza, yiguhembye iraguhemba. Rero Imana ishime cyane. Ni ubuhamya bwana Imana yankuye, bw'ibintu Imana yankuye ikamvana kure, ho ntari kwikura, ubuzima ntari kwikuramo. Uyu munsi Imana yamaye ijambo. Uyu munsi Imana yamaye ijambo, abavuze ngo ntago nzabyara bitewe ukuntu nanganaga. Uyu munsi narabyaye, mfite abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Kubera Imana ivuga ngo Imana ivuze ngo uzabyara, Imana ivuze ngo nzakugira neza, Imana yabikora. Rero iyo tuvuga Imana, nawe ushaka urambana kubw'ubuhamya, tuzagaruka ikingiye tutanga ubundi buhamya. Yesu nashime cyane. Ariko kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, Imana ishime cyane. Haleluya. Imana ibwira Mariya ngo Mariya we uzabyara umwana w'umuhungu. Haleluya. Ahangaha Mariya ngo kuko abakukenaje Imana ivuga ngo rihere, nuko Imana yakoze. Mariya ngara atwite Yesu, inda Yesu. Yesu ashime cyane. Inda mu byo bw'umwuka. Ariko ijo kuko ari nta jambo ivuga ngo ugiye gutera rihere, Imana ishimwe. Iyi Imana ivuze ijambo ntago rihera. Ngo kandi ahirwa uwizeye, kuko ibyabwe n'Imana yo gute bizasora. Imana ishime cyane. Imana ihawe icyubahiro. Kubera Imana ifite iki? Ifite imbaraga. Nshaka soza, nshaka gutinda bone banamaze n'ibibazo bigiye bitandukanye, kuko nye mfite ibisubizo, bambaza ibibazo rwose nta kibazo, kuko Imana kirima ajya neza. Ariko mabwira ngo Imana yo mu ijuru ni Imana igira neza, ni Imana itabara. Uyu munsi ibihugu ndimo ndabigenda, uyu munsi ndimo mu bihugu bya Kenya ngenda navuga Imana. Uyu munsi ndimo ndageza Uganda nyine, nuko wenda barafumbera mbere abateye bafunga imipaka, ntabwo bwiza za Uganda nkavuga imagazi Imana. Itukomeje urugendo rero ngo kuvugira iki Imana, kubera ibyo Imana yadushizemo. Mu gihe cy'imbe ndajya mu cyakira kuvuga imbagazi Imana, kubera imbagazi Imana. Rero Imana ivuze ijambo ni Imana isoza, ivuze ijambo ni Imana itabara. Shaka usoreza hanga mfite ubuhamya burebure cyane, ahubwo ubuhamya bwiza bujya n'ubuhamya bugufi cyane nibwo bwiza. Reka soreza ahangaha, nibonye kumva nzaza nongeye gute nta mutsundi ubuhamya. Nabwiye ngo ndi umuntu washaje, ariko Imana yagute Imana iramfata ndunamuka. Ese uko Yobu Imana yamunamuye yarunamye, Imana ikamwunamura. Rero Imana ishimwe, ni Imana nabwiye ko nawe akata muri societe kubera ubuzima nayimagazemo, kubera ubuzima bw'inzara, kubera ubuzima bubi nayimaga, kubera ukuntu yarashaje. Ariko Imana ishimwe ko ari Imana igira neza. Rero Imana ibamugisha, nshaka ko dusenga Imana, dusenga Imana, sengera abantu b'Imana. Imana ishime cyane. Icyambere akira Yesu Kristo we n'umukiza. Nutakira Yesu mwakire, kuko uyu mwami agira neza. Uyu mwami agiye umwakiriye, hari amateka y'indwa ku buzima bwawe. Reka mbaye nsenga Imana kubuhamya, umuntu wese uzabwumva buzamwubake, wese uzabwumva wese uzabwumva amateka azahinduke, kandi ikindi azasubwemo iki? Ibyiringiro. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese imijuru, Mana yo kwizerwa, Mana y'inyembaraga, Imana ihambaye, Imana ivuga bikaba, Imana iteka bigakomera, Imana itabesha, Imana ivuga ijambo igasoza. Tugushimiye kuri magira neza. Nanjye Uwiteka wanyeretse, nanjye nakubonye, untabaye ngira neza, umfate nashaje. Haleluya. Uminda amateka. Uyu munsi hari ubuzima nabayemo kera, ariko uyu munsi bwarahindutse. Tugushimiye kuri magira neza, kuko ari ijambo ngo uvuga ngo rihere. Nanjye amasari kuri mwami, nsenye murese kuri mwami, uzatega amatwi cyo kiganiro. Uwiteka Imana ikome, uzenda amateka yiwe. Haleluya. Ubuzima bwe buzahinduke, abantu bazana imbagazima kugwanya no kuri data, ho bari kwisi yose bazanirwa amateka, kugwanya dutambukije ahanga. Uwiteka Imana ikome, ngo tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye kuri Imana ikomeye, ngo abantu bose bato bagire neza, uko Imana kwizerwa. Tugushimiye kubikoze, ngo tuze twizeye mu Yesu Kristo. Amen. Yesu abamugisha mwinshi cyane.